icyambabaje cya baba nuko yaryamye ku ibanga nari isaha ngakumbwira arambwira ngo ayo mafaranga yo hanze niyo nazize ntabwo nzongera kuyatora. Nibishaka kuba arwaye hararwaye. Ayo ni amakuru mfitiye impamo. Yego. Sibyo? Kandi arwaye n'ibibyimba noneho n'ubugabo bwe hafi yo gutakara. Sibyo? Njye ni amakuru mfite. Gana we cyaramaze kugera kuko afite ibibyimba bibiri ku ibya rimwe n'ibindi bibiri kurindi ibya n'ibindi bibyimba kubwo Slim Jesus. Yes, reka nongere mbareze ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV, nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi ngarukanye n'umusore, sinzi niba ari umusore cyangwa ari umupapa, ariko tugiye kuba twaganira byinshi. Basabe gukurikirana iki kiganiro kuko haraza kuvugirwamo byinshi bitandukanye kandi bitangaje. Umeze gute? meze neza ndashima Imana. Bakwita ngo iki? Mbere yuko dutangira ndumva nabanza ngasenga kugira ngo dutangire ikiganiro. Twatangira dusenga Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yumva, uri Imana ikora, uri Imana irema. Yagora ku ngoma turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye umwanya nk'uyu nguyu duhaye kandi babaza n'ubuntu bwawe bashe kuduhagararaho. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusabye twizeye, amen. Okay. None ubu ngubu rero tugiye gutangira ikiganiro. Yego. Dusengeye. Yego. Mu kiganiro tugiye kugirana rero hari ikiganiro cyatambutse kwa Gerard Mbabazi cy'umubyeyi ari mama ubyara papa. Yego. Urangije urambwira ati rero ibi bintu mfite icyo mbizo, mfite icyo nabivugaho. Umubyeyi wavugaga ko ngo uwishe ikishe umukobwa we, avuga ko nyine umukobwa we ngo bimwe mu byamwishe ngo harimo kwakira amafaranga yo hanze. Ubivuga iki? Reka mbanze nivuge. Amazina yanjye ni Prophète Harorimana Leandre. Ndi umubyeyi, mfite umudamu n'abana babiri. Nkaba nturuka mu karere ka Musanze, ariko muri no minsi nkaba ndi i Kigali ariho ndi gukorera umurimo w'Imana. Ndi umuvugabutumwa, nkaba n'umuhanuzi kandi w'Imana ndetse utabivangavanga. Yego, icyo navuga kuri ibyo rero, njyewe ndabanza ngire icyo mbasha kuvugaho nkanjye ubwanjye kugira ngo mbone icyo mbivugaho. Ntago napfa guhita mvuga ikintu bahita banibaza se umuntu abivuze ari muntu ki, abivuze agamije iki. Njyewe nageze i Kigali 2021 nje mu murimo w'Imana, nje kwiga teologiya, ndaza mpakorera umurimo, ariko n'undi nari mvuye Musanze nkawukorera. Rero nyuma yaho ngereye i Kigali n'ubundi ibyo bisitaza ntago byabuze, baranjyanye ariko ayo masezerano ntago nabashije kuyemera kuko urumva nari nkimara kuza mu by'Imana nshyushye. Utangira guhanura ufite ijwi rikuyobora, ufite ijwi ry'Imana, bese utinya icyaha. Ngeze rero mu mujyi wa Kigali nagiye mpura n'abantu benshi. Mu minsi ishize ubuge maze ukwezi n'igice ndwaye, ariko impamvu naje kuvuga kuri ibi bintu biri mu nkomoko y'ibi bintu biri kugenda byica abantu. Mu minsi yashize nahuye n'umuntu Kimisagara ku rusengero ahantu, ni umushumba ntabwo nibashe kumuvuga izina mu buryo bw'umutekano wanjye. Noneho birangije ampuza n'umuntu, ariko muri iyo minsi akaba hari undi w'umuntu w'umunyegana wari umaze iminsi yarampamagaye ambwira ko ari umuntu wo mu Rwanda. Arangije umupasiteri warambaza ati ese nimero yaguhamagaye kuri WhatsApp muracatinga warayibonye? Ati narayibonye. Uwo muntu yarabanje nyohereza amafaranga 300 kuko yampaye amadolari 320 ahari, ngiye kuyavunjisha no kuyamagana 350. Ubwo birangije nta kindi cyabaye. Inyuma y'ayo mafaranga yarambwiye ati hari ibindi bintu wakenera nk'umuntu nanjye wari umaze iminsi mfite ibibazo by'umuryango, kuba muri Kigali mbagiye nyine byari bigoranye. Nje narambwiye ati nta kibazo, gusa urumva umuntu uri gukoreshwa n'umwuka w'Imana, uri gufasha umukozi w'Imana, cyane cyane ko tuba twagiye gusenga Imana ikagira byinshi tuvugaho, ariko nanone faites attention, tubanze twitondera imvugo y'Imana. Imvugo y'Imana irazimije. Imana ari maze iminsi mbwiye ngo hari amafaranga ngiye kuguha kandi ayo mafaranga n'ay'umugisha, ariko ayo mafaranga nyuma uwo muntu na nimero ze ndazifite, abazabishaka cyangwa se abanzi dusengana n'abandi bantu runaka bazambwire nzibereke, ndetse n'ibiganiro twagiye tugirana, ndetse kandi nawe ndumva nabikweretse bimwe. So birangije ayo mafaranga nyuma yampaye naragiye shopping ibyo ngomba gushopinga, numva ubuzima butangiye kumera neza. Nyuma rikaza kumamagara mbwira ibindi bintu nakora.
barampamagara arambwira ngo ni agiye kunyohereza andi mafaranga ngende mu mujyi ngo ngure parufe, ambwira n'uburyo izaba imeze uwo muri Ghana. Arangije ariko n'undi wo mu Rwanda basaga naho bafitanye communication, arampamagara, maze kumamagara turahura. Tumaze guhura anjyana ahantu hamwe muri hoteli zimwe zo mu mujyi, turagenda nyine nk'umuntu ugiye kugura umukozi w'Imana fanta, it's okay. Arangije arambwira ati se ibyo mwavuganye warabikoze? Ndabwa ntago nabikoze. Ndabwa nese kubera iki ko nakwizeraga nagufataga nk'umuroro modo bimeze bite? Nyuma y'icyo gihe nese mfatwa n'uburwayi, ndwara amavi, nkajya nifata nkagagara nijoro, nkagagara amavi, singagara bimwe byo kugwa igicuri, ariko mu mavi nkagagara no mu birenge nkagagara, none narangiza nkumva umubiri wose ndi gushya, nkagira ngo ni malaria. Njya kwivuza mu bitaro centre de santé ya mbere, malaria barayibura, abankurikira bo barabizi, nabo tubana muri groupe Ihumure ry'Imana. Mbere ya dimini ubwo ndahagira nti nyamara ndarwaye, birarangira. Ariko ikintu nshatse kugaruka kuvuga kuri ibyo bintu rero, ayo mafaranga kuba twavuga ngo amafaranga y'abantu bo hanze kuyaba twayafata si ikibazo, ahubwo banza umenye amafaranga ugiye gufata aturutse mu bihe biganza. Niyo mpamvu agiye kumara abashumba benshi n'abakozi b'Imana benshi twagiye twakira tuzi ko ari ibintu bivuye mu mugambi w'Imana, ariko abantu benshi twisanze turi gukorera Satani. Ndabivuga mu buryo bubiri, twisanze turi gukorera Satani kuko abantu benshi bamaze kugera kuri standard bitewe n'ibiganiro nagarari n'uwo mushumba. Yarambwiye ngo ugiye ubu tuvugana ko mumeze neza, mfite urusengero, wowe ntago ushaka ko wagira urusengero. Ndabwani urusengero ndarushaka, nicyo cyatumye niga teology. Ariko mu by'ukuri bitewe nuko hari yerekwa nari nagize, ariko njya no gusenga i Muhanga, hari undi muntu wari wampaye irindi yerekwa risa n'iryo, ndarwara ndaremba. Ejo bundi rero nibwo naje kurwara, noneho ndapfa. Abo tubana muri groupe barabizi, banjyana mu bitaro, ni nko gupfa kuko nararembye. Ndabahamagara bose inshuti zanjye dusengana, ndababwira nti nyamara ndapfuye birarangiye. Mpamagara abamama nkabangaye bo muri uno mujyi, hari n'undi mumama wihuye nahamagaye, ndanabashimira ko bandwanyeho bakandwaza. Barahaza ngezo ndababwira nti ubu aho bigeze ndapfuye birarangiye. Kugira ngo twihute, ndagira ngo wenda tuvugende wenda tuvuga mu ncamake, yego kuko ni byinshi twabwira abantu. Urumva ko wahuye n'ubwo burwayi. Ubwo burwayi wari wabutewe n'iki? Ubwo burwayi byaturutse kuko yarampamaga umupasiteri, arangije arambwira ngo n'ubundi rero ngo ntaho uzagera, ngo genda ngo kandi ngo uzangarukira. Nyuma y'icyo gihe rero kubwagiye natekereje ko ayo mafaranga bari banyoherereje ariyo yateje ikibazo, kubera yuko inayahawe mu biganza. Bari bayahaye n'umuntu wo hanze? Yego, yego, ari muri Ghana. None bikaba n'ubu tuvugana yararimo ambwira ngo ampe miliyoni 50. Yego. Zo gukora iki? Ngo we zamfasha niba nemera kumusinyira ayo masezerano nkagera nkagura perfume. Bivuze ngo rero icyo nshatse kuvuga no kuhanga abantu bo hanze. Yego. Tugaruke gato. Dore imbogo ngo ajya gupfa abwiye mama we ngo aya mafaranga yo hanze niyanyishe. Sibyo ngo nuzongeye kuyafata nk'amafaranga nayanyishe. None wowe umuntu ari gushaka kweza miliyoni 50 ngo ugure parufe. Oya ngure perfume ubundi na niyondore nje mu nzu nziza, nshaka imodoka, ngo mbe umupasiteri. Mu by'ukuri ibi bintu nibyo byishaba abastari benshi. Njyewe ibi bintu n'abantu twagiye dusengana Imana agiye imboza kujya kuri kamera, ariko bitewe naho byari bigeze no kuri urwo rwego no kuri iyo level, niyo mpamvu uyu munsi nemeye kujya kuri kamera ngo mbisobanure. Ese ubwo uje Imana ariyo yabikwemereye cyangwa uraje? Yego, Imana yanyemereye. Uko gejo bundi narasenze nsengana n'abantu twari turi kumwe, ni nabo bantu, harimo abantu nashaka kuvuga amazina kubw'umutekano wabo, baraje baransengera, barambwira ati Imana irakuzahuye, ubu uyu munsi nicyo gihe cyo kujya gutanga ubuhamya. Noneho Imana irambwira ngo simpere ku buhamya bwanjye bwite, ahubwo mpere kuri ibi ngibi bigiye kurimbura abantu. Cyane cyane abantu bari kuvanga insengero zirafunzwe, ibi bintu byarahanuwe, abantu barabihanurwa, abapasiteri, amasocial media mu nsengero naho twasengeraga, ibi bintu birahanurwa. Impamvu ibi bintu bigiye kuba nagaruka insengero zizafungwa burundu pe. Ibi bintu nabyo mbihamye, icyo kintu Imana nacyo yakivuzeho, nacyo yakimbwiyeho. Imana yambwiye ngo nitwitonde, ibi bintu bigiye gukorwa mu gihe gito. Hari abantu njyewe ntago nshaka gutukana, hari abantu bari gukora iby'Imana idashaka. Bivuze ngo Isodoma ni Gomora ubwo bari bamaze kugera igihe bikarangira, yaragiye baza Aburahamu, iramuza ngo Aburahamu we ni iki ko ngiye kurimbura Sodoma na Gomora? Ubu uyu munsi Imana iri kuganiriza abahanuzi bayo, bamwe yemera kandi abahanuzi Imana yemera, ubu uyu munsi barabakandagiye.
sibyo ubu tuvugana umuhanuzi Imana yemera mu rusengero ntabwo yajya guhanura mu rusengero umuhanuzi Imana yemera ajya guhanura bagahita bagize ikibashyiramo ingoma cyangwa bakabamusohora ibyo ni ibintu byagiye bivuga uvanga abahanuzi dufite hano hanze bona abo twemera ntabwo ari bo abenshi 90%. 90 simbivuze ko abantu bose baba cyangwa se bakomeye batari abahanuzi badahanura ibintu bizima by'Imana yavuze ariko 90% abahanuzi banyabo bari kugenda bababuza. aje wono muhanuzi bita nibishaka Theogene akoze ikiganiro avuga ko bamuroze ngo kubyimba akavuga ko yari yatanzwemo igitambo bari batanze we batanansabe sinava ngo bashaka kugira ngo bacuruze inkuru ya ibyo bintu rero uyu munsi ahubwo abastari barahagwa ari benshi ibyo byurabivuga hiki ibyo nyine icyo nshaka kubivugaho rero nibishaka kuba arwaye hararwaye ayo ni amakuru mfitiye impamo sibyo kandi arwaye n'ibibyimba noneho n'ubugabo bwe hafi yo gutakara sibyo njye ni amakuru mfite nihagarariyeho ntagaruka ngo nibyo nibyo kuri social media ngo abantu baje gutwika inshuti z'Imana niba muje gutwika mu by'Imana nayira batwika warabibonye se ubugabo bwe bwenda gutakara jewe nibishaka mu minsi yashize ndabyibuka ahantu nagiye kwivuza turahura igitsina cye cyenda gutaka ubu tuvugana we cyaramaze kugera kuko afite ibibyimba bibiri ku ibya rimwe n'ibindi bibiri kurindi ibya n'ibindi bibyimba kubwo afite ibibyimba birenze 6 kuri we ku mubiri we ntago ari byo narebye kuri social media sibyo noneho ibyo bintu rero uri kunyumva niba ahubwo barabatambamo ibitambo babamare niba ataba amaso barabatambamo ibitambo babamare kubera ko sibyo hari abantu bashaka kubahagurukiraho sibyo hari abantu bari kuza ni yazura umusitari agashaka kugira ngo akubwire ibintu trendinga n'ibitakorwa urapfu cyangwa se nutasenga Imana nge guhagarareho yego bura nibishaka nawe n'Imana yamurinze abo bandi bavuga nabo nibataba amaso kandi nabizi neza na Nsabi nawe n'umunyamasengesho nubwo ari umukomediye biriya nakazi nawe arasenga Imana azagira ibyo mubwira Imana yatwaye dore imbogo bo Imana kuba yaratwaye dore imbogo cyo nabivugaho yatinze kugira kwiyegereza Imana kuko Imana yarabanjira muhishurira yohere kuko dore imbogo ntago ari umunyamasengesho kameme sibyo ariko yohereje abakozi bayo asa naho apinze bivuze ngo iyo utinze icyo gihe ntago Imana irakureka kuko irabanza ikakubwira niyo mpamvu yarimbuye Sodoma na Gomora yabanje kubaburira ariko abandi ni abanyamasengesho babona amayereko ubwabirazi kabiyegerera bakipfukamira nawe burya nta muntu utagira iyerekwa nta muntu utagira iyerekwa yanarota yagira n'ibindi ariko n'ubundi byo kumubwira ngo nganga hari ibindi numvishe ngazatembera mu muhanda ngagira ibiki kugira Imana imukize ibyo naba barabeshya uwo muhanuzi we ntago nabyemera ntago Imana yemera yuko umuntu hajya guhanura ngabwira umuntu ngo tembera urya avoka mu muhanda ngo Kigali yose izenguruke ngo kugira ngo igukize neda ntagaruka Imana ikora oya Imana ikorera mu bintu bitatu Imana ikorera mu gusenga Imana ikorera mu kwizera sibyo ikindi Imana igakorera mu mirimo ibyo bintu bitatu nta kindi kintu cyazuye Tabita yarapfuye amaze gupfa baraza abantu baravuga ati iyo ni imirimo ngo ndaguha uburyo butatu bw'Imana ikoreramo Tabita amaze gupfa baraje baravuga ati ko iyi myambaro ari we bayiduhaga none akaba apfuye nta kindi cyabaye Imana yahise ikubita irwana idahari ariko na dore imboga ibintu byinshi yakoraga abantu benshi bamwibukiraho ntekereza ko nabyo abantu nyine byabubaje abantu nabyo dore imbogo we ibyo yavugaga ntago twe ari ikibazo kuri twe sibyo kuko nta muntu yatokingagaho sibyo kibi nuko ari buhagarara akavuga ngo were Yandire ngo gutya na gutya aho yari kubarengereye ariko noneho ikintu yazize yatinze kumvira ijwi ry'Imana kuko buriya iyo utinze kumvira ijwi ry'Imana cyo gihe uragenda kandi nanone yarabivuze ibintu yagiye abisobanura arabivuga abandi ngo ni prank njyewe nararwaye mpamagara abantu b'inshuti zanjye bake kugira ngo batagira uvuga ngo n'uyu munyamasengesho azanye prank mu mujyi ngarabigize gutya ngashatse kuba umustar oya we warwaye kere kubundi nararwaye narabanje nari maze ibyumweru 3 ndwaye ariko ubundi barabanje babona indwara ejo bundi nibwo nagiye kuri clinique barambwira ngo nari ndwaye malaria yo mu mara yego
bantera inshinge, ariko ubundi nyuma abanyamasengesho nibo baje barasenga, kuko ubu hari n'abandi bagize amayerekwa. Hari n'umumama umwe wavuye ahantu bita i Rubavu, araza aransanga, hari nta nubwo nari muzi, amubwira yuko Imana ije kuntabarura kandi igihe cyo gukora ari iki. Yego. Hanyuma abavuze ko ubita n'ibishaka Theogene uburwayi bwiwe bwaturutse kuba ngo yararongoye umukobwa agakoreraho. None se abandi ntibakoreraho? Oya, ibyo ngibyo ni kwa kundi burya, reka nze nkubwire n'impamvu Imana narambuje kuza kuri kamera, narabikunze. Kuba umusitari si ikintu. Ubu tuvugana uramutse urwaye igiheri hano ukakirwara ahagaha, bahita bavuga yuko ari sida, kandi n'abandi barabirwara. Ariko kubera ko uri umusitari baragushakaho icyo bakuvugaho. Bivuze ngo rero ibyo bindi bareke kuvuga, bareke. Ariko ntacyo, sibyo, ni umukozi w'Imana nawe. Kandi igihe burya hari ibintu bitatu muri uyu murimo. Hari abantu bameze nk'icyapa, hari abameze nk'ikiraro, hari n'abakozi bayo bwite. Kandi Imana igomba kureka abantu bagaca ku cyapa bagasoma bagakomeza, abantu bagaca ku kiraro bagasoma bagakomeza. Ibyo bintu rero ibindi babireke. Wireba umuntu ni waza kurebera yandiro kandi bira mu jisho ry'agakiza, aho ngaho uraguye. Zefaniya 3:17 yavuga amagambo akomeye, haravuga ngo Uwiteka Imana iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Niba Zefaniya 3:17 ariko havuga, muzahasome murebe uko havuga. Niba harimo imbere wowe urajya kujya muri gere yandire kubera iki kandi we wisize. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kuki ureba umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe, kandi nako igitokoze kiri mu jisho rya mugenzi wawe, kandi usize umugogo uri muri ryawe. Ariko umugogo urumva ni ikintu kiba ari kinini. Yego, abantu rero bareke kujya kureba ibitokoze biri mu ry'abandi, kandi nabo hari indi migogo. Ahubwo banze bisengera birwana muri bino bihe, kuko turi mu bihe Imana yavuze. Kuko muri no minsi byo bigiye kubamo, hagiye gucamo akantu kameze nk'akanyafu. Hari abantu benshi bazava mu murimo, hari abantu benshi nkuko muri Covid hari abo yakubise ikinyafu bagahita babivamo. Ubu uyu munsi nabo hari abandi agiye gukubita ikinyafu. Hari nabo nabonye muri comment bavuga ati uwo musore bavuga Theogene ngo ubwo ni sida, ngo no ubwandu bwa sida, bavuga ati yanduye ubwandu bwa sida. Rero reka nzi nkubwire, harabivuze muri comment. Yego. Abantu bareke bavuge. Ubu se sida ni wirwaye muri kino gihugu. Ubuza abantu batonda umurongo buri bitaro biriho buri bantu baza gufata imiti. Abo bose bivuze ngo nibishaka niwe warwaye cyane, arwara sida kubera ko yasambanye rimwe. Ntafite abana se. Ubuza tuvuga wenda yakoze n'icyaha cyo gusambana, tubare ko yagikoze. Ntibinande basinshaka no kubimenya. Ese abasamba nabo ko batabirwara. Ahubwo nuko iyo umuntu yamaze kugira ikibazo nk'icyo, hari ibintu biba, abantu bakamufata inkuru, abandi bakamuvugaho amagambo. Nukuri kw'Imana reka nze nkubwire Jiza, abantu b'iyi minsi ugira akantu gato. Hari ikibwirizo nabwirije mu minsi ishize, ndababwira nti muri no minsi mwikita ku by'abantu, ahubwo mwebwe mwibanze mwiyiteho. Kuko niwita ku muntu, urugendo ntabwo rukomeza. Oya, ntabwo rukomeza rwose. Yego. Okay, ubwo ngubwo nyine n'abantu babivugaga gutyo, ubwo oya, nabo babyumve. Ndetse ariko yanavuze ko nawe ngo n'abahanuzi bagenzi be, urumva bagize bike, abahanuzi bagenzi ngo bagerageje nyine, mbese yavuze ko bamuroze kwanza. Okay, reka ibintu by'abarozi rero mu bahanuzi n'abakozi b'Imana mbibabwire. Bivuze ngo muri uyu murimo harimo imitwe itatu. Umutwe wa mbere ni umutwe w'abahanuzi b'Imana. Umutwe wa kabiri ni umutwe w'abahanuzi batumwe n'aba bantu bari gukoresha indi myuka y'abazimu, bashaka kudukoresha ubukire. Undi mutwe wa gatatu ni w'abantu baje kwishakira amafaranga no kwirindamo. Iyo mitwe itatu niri mu ntuze muki muri uyu murimo. Bivuze ngo nutasenga ngo Mwuka Wera gusobanurire. Ubwo nacyo tukishyizeho clear, sibyo? Ariko se nanone iyo abantu batekereza bakavuga ati mu bantu bose bari mu Rwanda, ati ninde ngo tuzica ngo tuwe twacuruza inkuru ye, bagatekereza mu bantu batatu. Ariko ku gice cy'umuhanuzi bagatekereza n'ibishaka kuko ari umuhanuzi bahisemo. Buriya rero kanze nkubwire, ari amagambo yagiye kuvugwa, avugwa kubera ko abahungu ba mbere, sibyo? Ibi bintu byabanje kuba. Ubundi umukozi w'Imana ugenda agatukana online akorera nde?
uretse gato hari umukozi w'Imana ujya utukana online ego ko mana yanjye jiza umva nkubwiza ukuri ubu tuvugana kurikirana ibiganiro urebe abenshi birirwa bashingana niba uri pasiteri niba uri profete niba urinde sibyo ngwino kuri kamera ubwira abakristo cyururutse imitima ubwira abantu nicyo bagutegerejeho nshuti ntabwo bagutegereje ko ugenda ugatongana ngo natonganye na runaka oya birabafasha ikisi mwiza kudutwikiraho niba kuvuga Imana byanze Imana ya Eliya yaragiye arihenura amaze kwica barabantu babayari no pasiteri ujye uzagatukanira ku mbuga nkoranyambaga jewe nta numwe batanyikoma ariko bose barabizi no muri comment barabandika muraza kubabona sibyo barahari birwa batukana hariho ngo bamwe ngo man sije sinabishasha bavuga nabo bakarega burya ako ari igihe umuntu abona umuntu yamubwiye akabatireka nigire ku byo umuntu yambwiye ako reka nze nkubwire yego aba bantu ndashinshaka ko banyoya reka tubyihorere sinje mwihangana kuri kamera mwihangana kuko hari byinshi byo gukora okay none tuvuge basi uwigisha ugafashwa basi uwigisha ngafashwa se ni benshi hari abantu bigisha nkafashwa buriya nka Rutayisire mvuga amagambo kumva ni meza uya ni yihumure sibyo umuntu rega abantu nta kindi kintu dukeneye hari abantu benshi cyane dukeneye n'abandi bantu kwigisha yego ego hari Pastor Claude yego arakwigisha ukumva urafashwa hari ba Ezekiel barakwigisha ugafashwa yego n'abandi ariko hari n'abandi nabo bakomeye nkabo baza kuri kamera bagatukana baza mu biganiro bagatukana ko Pastor Claude nyine numva tukana se kandi ubuheze Pastor Claude kanunga uzi bakorode baba pasteur muri mugitse ukuntu bangana ajejeje nagahishi niba ruriho mu Bugesera uvuzewe mfunze ndo kuri kamera mfunzeho amaso gutukana we rwose we sibyo ntanyikome aratukana ariko umuntu w'umushumba ese sibyo ubundi bavuga yuko umutambyi bara nabatambyi reka niko biri tubwira bavuga ko bibiri tubwira ko umutambyi niwe muntu ugomba kureberera itorero kandi nitwe nibaje kuri kamera urareba wese araba wayitorera ryo kukaraba yaje kububwiriza sibyo none niyumva tukana sibyo niba mwaragiye mugakora ibintu mukaza mugatukana sibyo ibintu byo byabaye ubwanyu mwebwe kujya muze kuri kamera mwakajya ubwanya aho mwabihuriye muhazi mukabikemura ariko ntago ari ngombwa kuko rega twese nago turabere sibyo ntago turabere jiza ntago turabere pe ariko se kuki niba wakoze icyagenda upfukame imbere y'Imana wiherere nayo uyisaba imbabazi ariko ku buryo ushaka kuvuga Pastor Claude ukipfuka ijisho ntabyo mvuze twikomereze nakubwiye ngo nta muntu nshaka kwikoma kandi numvise utangiye kunjyana mu bantu ntabwo ndi kukujyana mu bantu ariko nzi neza ko sibyo urugendo rwose watangiye Imana yarwemeye rugira umumaro ngenda bizi neza sibyo Imana yabwiye Gideon yaramubwiye Gideon we ati zingabo ufite nizingahe Gideon ati mfite nyinshi ati zose nzijyane Gideon ati zose ntago ari ingabo nako Imana ati zose singabo ati none se ndamenye inzima ari izihe arazibwa ati wowe buretse gatoya bashore kwiriba barangije usize imbunda ho unywesheje umunwa uyitaye hariya rangije Imana arambwira ati noneho dore Imana igenda ireba wajyanye imbunda akora ibyo Imana ishaka imushyira ku ruhande toranyamo ingabo 300 Gideon abwira Imana ati se kumpaye ingabo nkeya Imana arambwira Gideon we genda uko imbaraga zawe zigira ibiki singana nzi ko urugamba uri bugira ibiki uri butsinde rero sibyo ubu tuvugana natwe twamaze hari Gideon uhagaze uri kuburaniriza ingabo afite ngazijyane ku rugamba ariko Imana hari imiziri kubona ko zidashoboye zigiye kujya ku ruhande rizishoni nizo zigiye gukora yego ayo makuru yo ndayazanye niyo makuru duhaye yego hanyuma se ubwo ngubwo iyo urebye ubona amaherezo y'ibintu azaba yawe bon amaherezo y'ibi bintu gusenga byo ntibizarangira sibyo gusenga nese guma mu rugo nibasenze ahubwo n'abantu n'abanyamasengesho sibyo nibagira ubwenge mu byo basengera kuko Imana yabwiye ntuze Salomo yasabye Imana ubwenge Imana yangije baza Salomo ngo kuki unsabye ubwenge Salomo aramubwira ati Mana ubwoko mpaye kuyobora burakomeye utampaye ubwenge bwawe ngo njye mbuyobora byagorana Imana avuga ati unsabye neza nimusaba ubwenge bwo gukorera Imana bitabaye ibyo
no gusenga. Hari n'uwo numvishe ngo bamufunze ngo bari gusenga ku kandi urusenge bararufunze. Nese ko hari izindi zitafunze. Nabonye bita Grace. Yego. Hari n'undi Gatsibo. Ari umupastor wafunze. Yego. Gatsibo. Hari uwo nabonye bita Grace, umukozi w'Imana w'umuhanuzi. Wagize gutya ngo asenye urugo rw'abandi. Waramubonye? Y'abanyamasengesho benshi barazimaze. Barazimaze. Ari Grace wenyine wasenye urugo se. Ubusura wari ugiye gutwikira umugore we mu nzu byari biturutse kuki? Ntabwo byo mbizi. Akwitwa ndera. Amugabo Boaz. Aha, Boaz. Byaturutse kuki? Hari amakuru sibyo twe tuba dukurikirana tukicecekera. Cyokora iyo tubirebye nka gutyo nta kindi dukora. Turapfukama tugasenga. Tukabwira Imana ati Imana uyu murimo no wawudushizemo. Reka nze mbabwize ukuri. Sibyo? Nje uyu murimo nari nzi ko ntazawukora. Nakuze bitewe n'ubuzima amateka nzabaha ubuhamya. Sibwo bwanzamye. Nakuze nzi ko nge nzaba ndiririmbira ni twebwe. Uyu murimo nawuzanyewe n'Imana. Sibyo? Mfite ibindi byo gukora. Mfite ibindi byinshi byo gukora. Irangije irambwa ngo mwana wanjye agenda. Abari mu ruhengera ahantu natangiye gukirizwa bazi ibyabaye. Nari mfite akazi ka memba magana ngahe. Irangije irambwa ngo mwana wanjye uzankorera. Kandi ryari n'isezerano. Isezerano aho riva yampanuriye 2:7 nkora ahantu igahanga. Sibyo? Imana iragenda ibyo yambwira bikora. Akazi ka leta ndagakora ageze arambwa ati fayino ngo nuje kunkora nkoretse ko ndi Imana nkoretse ko ndi Imana kugiza umuntu mbese n'ubwenge bugwaye ngo uje nabakomeye. Yego. Okay, reka tugana ku musozo ufungwa ry'insengero rivuga hiki? Nje kubyira ifungwa ry'insengero iri byo byaravuzwe kandi ntago nabitindaho nabikoma abantu mu bihorere. Imana yibereye mu kazi nta muntu ugira urwanirira Imana. Sibyo? Erega reka nze nkubwira ibintu byose bireza hagatuza kameneka. Sibyo? Kameneka pe. Rero bivuze ngo hari ibyo ureka Mwuka Wera agakora ukiruka. Sibyo? Reka nkubwira muri Bibiliya Dawidi ntuza yaramukurikiranye Sawuli ariko gahunda yari ihari yari yo kwiruka hakigira Irama akihagararirayo. Bagera mu nzira Mwuka Wera akabakubita bakagwaho kugeza ubwo na Sawuli yiyiziye nawe imugaraguraho. Baretse Imana ikirwanira urugamba kibizi. None se Imana nidakeneye guhimbazwa? Sibyo? Kandi insengero za mbere ni umutima. Sibyo? Niba wumva nta kindi kintu ushaka mindamu reka Imana irabizi. Ariko reka nkubwire mwana mugani tujya no ku musozo. Nje kera nakuze mbona hari abapapa bajyaga bajyana Bibiliya mu kwaha. Sibyo? Ariko uyu munsi byari ikibazo. Kera ndabyibuka amasengesho yabaye muri 2 bantu ngo bari kuzimu bavayo. Imana ikora ibitangaza igihugu ikibwira ibintu byinshi. Sibyo? Bivuze ngo gusenga bigira umumaro. Imana irabizi kandi irabisobanukiwe nta kibitakizi. Mureke Imana yikorere. Niba usenga usenge, niba udashaka gusenga ubyihorere. Ntago bazasenga bazabura. Imana yavuze ko ifite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Rero bari abantu bose wirwe yabivuze ryare. Imana yabibwiye Eliya. Eliya aravuga ati ngewe ko ufite 7 bitarayipfukamira. Ubwo zigiye gishiza ibivuze. Rero bureka nze nkubwire. Ntago bagabanyitse bakiyongera. Umva nkubwire iba yarabibikiye buriya kuko yo none rega nitanga kubaho. Bura wasanga yarasize mu nda abandi bari kuvuka. Sibyo? Ikababika mu nda z'abantu. Tinya Imana. None se reka nkubaze Jesus. Ubu wambwira uburyo umwana mu nda yikora? Hari ikamyo wabonye imijyanamo amagufwa? Hari ikamyo wabonye imijyanamo umutwe? Hari ikamyo wabonye ijyanamo amatwi? Iriya rero iburiya yarabizigamiza ahantu yabashyize pembeni ahubwo nibatuza Imana yaciri mu kazi. Abanyamasengesho mwe musenga by'ukuri muhumure iraje turwanirire abandi nabo batabikora neza. Sha rwose nabo baraje bagaragare. Reka mushimire. Ariko umuntu ushaka kuvugisha kubona gute? Yambona kuri nimero yanjye ya WhatsApp MTN ni 078 688 59 712. Ndetse iyo niba kuri WhatsApp ariko hari na Tigo njye nkunda gukoresha kongera 2 nikunze kubiho cyane. Ni nayo nkunda guhamagaza kenshi ni 0722 11 26 5 6. Imana ibampera umugisha. Sawa murakoze ndabakunda.